ndagushuje kandi nguhaye ikaze nizere ko uri hose udukurikiye mu bice bigiye bitandukanye byano mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cyacu. Nizere ko ukomeje kugubwa neza, nkwibutsa ko ikindi Betas Crazy TV chaîne ya YouTube igenda gutegura ibiganiro bigiye bitandukanye ariko ahanini niba byibanda ku buzima ndetse n'ubundi bumenyi butandukanye abantu benshi baba bagiye badasobanukiwe. Nk'uko mwabibonye rero uyu munsi nkaba ngiye kubategurira umuti udasanzwe, dore ko abantu benshi bazi ko ari ibintu bidakunze kubaho, ariko kuri iyi chaîne yacu ya YouTube tugerageza gukora ubushakashatsi bushoboka kugira ngo tubashe kubazanira bimwe mu bisubizo abenshi baba batekereza ko bitashoboka. Niba ari ubwa mbere ukurikiye ibiganiro byacu rero kuri iyi chaîne yacu ya YouTube, mbere na mbere ngushishikariza gukora subscribe kugira ngo n'ubundi ujye ubana natwe no mu bindi biganiro bigiye bitandukanye tugenda tugutegurira. Nkaba ngiye kubategurira rero uyu munsi umuti uvura malariya. Uyu muti rero ndaza kuwutegura nifashishije ibintu bibiri gusa, ariko ikintu cy'ingenzi tuza kwifashisha ni ipapayi. Ipapayi rero usibye kuba yakuvura malariya, kuko n'ubundi tuza kubibona muri iki kiganiro cyacu cy'umunsi kirambuye, dore ko yifitemo na vitamine E, kandi iyi vitamine tukaba twarabonye ko ari nziza mu gutuma imyanya myibarukiro yacu ikora neza ndetse no kunoza neza amabanga y'abashakanye, nabyo tutabyibagiwe. Twihuse rero reka turebe byinshi cyane kuri iyi papayi, dore ko kuva ku kibabi cyayo kugera ku mizi yayo ibiyigize byose ari umuti, kuko tuza kubibona. Abenshi ubusanzwe bakaba bamara kurya ipapayi ibiyivuyeho byose bagahita babishugunya, kandi usanga ibyo bajugunye ari byo ubwo bifite agaciro kadasanzwe. Iri tunda rero rikaba rifite vitamine A, B, C, D ndetse na E. Ni ukuvuga izi vitamine zose zigiye zifite akamaro kagiye gatandukanye. Nka vitamine A akaba ari nziza mu kurinda indwara tugenda duhura mu buzima bwacu bugiye butandukanye, ndetse ikaba inafasha gutuma amaso yacu abasha kuba yakura neza. Iyi vitamine B yo igiye iri mu byiciro bigiye bitandukanye, kuko nayo aba ari nziza mu kongera imisemburo imwe igiye itandukanye y'umubiri wacu. Naho iyi vitamine C yo yongera ubudahangarwa bw'umubiri, nka cyagiye mu gihe indwara zakwatatse umubiri wawe ntuhite ucika intege, ahubwo bikagufasha kuba wahita ukira vuba utarembye cyane. Iyi vitamine D ifasha gutuma imyunyugugu y'umubiri ibasha gukura neza mu mubiri wacu. Iyi vitamine E yo nari nayivuze n'ubundi ibasha kuba yafasha umubiri wacu mu gutuma imyanya myibarukiro yacu ikura neza, ndetse n'indi mimaro igiye itandukanye, dore ko abantu bakunda kugira ibi bibazo byo kutanuza neza amabanga y'abashakanye, babagira inama yo kuba bakoresha iyi vitamine E. Akandi kamaro kaboneka mu ipapayi ni uko rifite amazi ashinzwe gutanga indurwe mu gifu ndetse no mu rwagashya. Kurya ipapayi bikaba bikenewe ku bantu bakunda kuribwa mu nda n'ibisebe byo mu mara, imatwe y'abase nyirayo no kuribwa n'umugongo. Abantu rero bajya bakunda kuribwa n'umugongo kenshi bakagira n'iki kibazo cy'impatwe, bitewe n'uko igogora riba ritagenda neza kubera fibre nkeya z'ibyo bakura mu byo barya mu buzima bwabo bwa buri munsi. Iri papayi ari byiza kuba warirya ku rubuto kugira ngo ubashe kuba wakemura ibi bibazo. Si ibyo gusa, kuko iri tunda ry'ipapayi rishobora kuvura ibyo kurya bitinda mu nda, intege nke z'igifu, diyabete, amahwima, inkorora ibabaza mu mbavu, igituntu. Iri tunda rikaba ritera ubuzima bwiza. Abantu bakunda kurya rero ibintu bagasanga ashobora kurya nk'ibintu mu gitondo umunsi wose aririrwa abyimbye inda, kumva nta kindi kintu ashaka kuba yashyira mu nda, kurya ipapayi biba ari byiza kuba byafasha igifu cyawe kuba cyakura neza. Tuvuye kuba ari itunda rero nk'abantu bakunda kurikoresha nk'itunda, reka turebe n'uburyo ushobora kuba wakoresha ibibabi byabyo mu kuba wakora undi muti. Akamaro k'amababi y'ipapayi rero akaba avura ubushye, ikirungurira n'indwara zo mu gitereko cy'amara. Ibibabi by'ipapayi ukuntu bikoreshwa: urabifata ugateka amababi y'igipapayi muri litiro imwe y'amazi, ukanywa ibirahure 3 ku munsi. Ubwo ni ukuvuga ni mu gitondo, saa sita na nimugoroba. Akaba ari byiza rero gupima garama 30 z'aya mababi y'ipapayi, warangiza ukayateka muri litiro imwe y'amazi. Tuvuye ku bibabi, reka turebe akamaro k'ibishishwa by'igipapayi. Bakaba baravuze ko gucagagura ibishishwa by'igipapayi n'itunda ryayo rikiri ribisi, warangiza ukabiteka byonyine, ugafata ikiyiko kimwe cy'amazi yabyo, warangiza ukabivanga mu mazi make, ugashyiramo ubuki, ubundi ukabinywa urangije kurya. Ibyo bishobora kuvura inzoka zo mu mara, cyane cyane inzoka yateneye. Ikindi nuko ibi ngibi ushobora kubisiga
kwisiga ku ruhu bikakuvura indwara ya kanseri y'uruhu. No mu gihe ibi ngibi wabisize ahantu inzoka yakuriye nibyo bakunze kwita kugombora. Reka tuze turebe rero ukuntu ushobora kuba wakora umuti wa malariya wifashishije ipapayi. Nk'uko nabibasezeraniye, reka tuze turebe uburyo ushobora kuba wategura iyi papayi ikakuvura indwara ya malariya. Mbere yaho gato rero, kurya imbuto 10 kugeza kuri 12 z'igipapayi kinini buri munsi, ukabikora iminsi 5, izo mbuto zishobora kuba zakuvura indwara z'umwijima. Ikindi ni uko kwanika imbuto z'igipapayi zamara kuma ukazisya, ugafata ifu yuzuye akayiko gato, warangiza ukavanga mu kirahure cy'igikoma, ukabikora 3 ku munsi wikurikiranyije. Ubwo ni ukuvuga ni mu gitondo, saa sita na nimugoroba, ukabikora byibuze mu minsi 5. Uwo ni umuti wo kuvura malariya. Nizere ko rero ubashije kuba wasobanukirwa neza uburyo ushobora kuba wategura umuti wa malariya wifashishije ipapayi. Bisubiyemo gato, ni ugufata imbuto warangiza ukazanika, ukazisya, ugafata akayiko gatoya ukakavanga n'ikirahure cy'igikoma, ubundi ukabikora 3 ku munsi, ukabinywa mu gitondo, saa sita na nimugoroba. Ibi ngibi iyo ubikoze iminsi 5 wikurikiranyije, ntago umenya hano malariya ibashe kuba yanyura. Ushobora kurya ipapayi iminsi myinshi ukaba uri kwivura indwara y'igituntu. Si ibi gusa, kuko izi mbuto z'ipapayi zishobora kuba zakuvura impyiko ku bantu barwaye diyabete bahura na stress, bamwe bikabaviramo ibibazo byo kuba impyiko zabo zishobora kwangirika, bityo ntizibashe kuyungurura neza imyanda izanwa n'amaraso. Gukoresha imbuto z'ipapayi rero bifasha kurinda impyiko zabo zigakomeza gukora akazi kazo neza. Ikindi ntagenda ntababwiye ni uko izi mbuto z'ipapayi zirwanya mikorobe mbi zizanwa hanini n'ibyo tuba twariye. Akamaro k'imbuto z'ipapayi ni ukurwanya ubwandu bunyuranye bwa mikorobe cyangwa se kurya ibiryo byanduye. Ubushakashatsi bunyuranye bwagaragaje ko izi mbuto z'ipapayi zifitemo ubushobozi bwo kwica E. coli, salmonella, staphylococcus n'izindi bagiteri mbi zakwanduza ibyo turya. Ndatekereza rero ari ibi ngibi nakubwira ku ipapayi. Gusa akamaro kayo yo ni kenshi cyane, dore ko n'abakobwa bakunda kugira ibibazo by'imihango, ibibabi by'ipapayi bishobora kuba ibyabafasha. Nababwira rero tuzasubire ubutaha tugenda tureba n'ibindi bigiye bitandukanye, kwibutsa ko iyi ngiyo ikiri Beta Scrazy TV, ikaba ibigenda ibagezaho ubumenyi bugiye butandukanye, tugenda turebera hamwe byinshi akenshi bigenda bidufasha mu rugendo rw'ubuzima bwacu bwa buri munsi. Ariko turakora subscribe rero, bikore aka kanya, n'ubundi tuzajya tubana no mu bindi biganiro, dore ko ibiganiro nk'ibi n'ubundi uzajya ukomeza kuba wabibona. Nkaba nasuza mbabwira icyitonderwa mu kuba wakoresha izi mbuto z'ipapayi, dore ko nta kintu kitagira ingaruka mbi cyangwa nziza ku buzima bwacu mu gihe wabashije kuba wagikoresha nabi. Tukaba tugirwa inama ko abagore batwite ndetse n'abonsa ntibemerewe kuba bakoresha izi mbuto z'ipapayi. Ikindi cya kabiri rero, abana bari munsi y'imyaka 12 ntabwo bemerewe kuba bazikoresha nabo kubera imbaraga nkeya z'igifu zabo. Ikindi, abantu bafata imiti nka warifeni na aspirine ntibemerewe kuba bazikoresha. Nk'uko n'ubundi nawe nababwiye, nuko n'ubundi iyi papayi nayo ishobora kuba yafasha abantu bakunda kugira ibibazo bitandukanye byo kutanoza neza amabanga y'abashakanye. N'ubundi nabwo uburyo ikoreshwa, urayifata kuriya 2, warangiza ukayikatamo 2, ugakoresha igipande kimwe, ariko cyo uragisya, ukagisyana n'imbuto n'ibishishwa ndetse na kiriya cy'imbere, warangiza ugafata agace k'akarahure k'uwo mutobe ukanywa. Ibi ngibi ukabikora byibuze icyumweru, nabyo ukabifata 3 ku munsi. Ibibazo byawe bitandukanye kuri iyi ngingo yo kutanoza neza amabanga y'abashakanye bibasha kuba byarangira. Tuzasubira ubutaha, bibutsa ko yari ikiri Beta Scrazy TV, n'ubundi kora subscribe niba utarabikora.